nguhaye ikaze nguze turebane kano gafilimi ni keza cyane nk'izisanzwe kararyoshye cyane waza tukakarebana. Aka ko tugatangiye umubyeyi ari kumwe n'umukobwa we barimo baganira ambwira ati se mama waje kumfasha ukaza kuntekera ibya nijoro niba ufite umwanya. Mama umubyeyi arambwira ati rero nakabaye ngutekera ariko mfite akantu ndibuze kuba ndi gukora. Umukobwa arambwira ati se mama ko Jack ari buzanga nkaba nari buze kuboneka ntabwo wamfasha. Ambwira ati se Jack araza kuza. Umukobwa arambwira ati Jack araza kuza. Jack rero ni umu boyfriend, ni umuhungu ukundana n'uyu mukobwa. Nuko arambwira ati nta kibazo naza kubatekera niba Jack ari buze kuza ati se araza gukora iki. Umukobwa arambwira ati muri iyi minsi mfite ikizamini gikomeye waza kumufasha ngateka ukantekera kuko araza kunyigisha. Nuko aramubaza se Jack araba iminota ingahe kugira ngo agere aha ngaha. Umukobwa arambwira ati Jack araba nk'iminota 10 igihe twavugana ngo barenda kuhagera. Ubwo umukecuru yari yemeye ko ari buze kumufasha. Umukobwa nawe ajya kwitegura kugira ngo umuhungu azi ari tayari bahita biga. Maze umukecuru asigaye avuga ati iminota 10 irahagije kuba nakwitegura ngo nsa neza ku buryo Jack ari buze asanga nsa neza. Umukecuru aje aha ngaha atangira kwitunganya, atangira kwishyiraho make-up anakaraba, ubona ko rwose ashaka kwitegura wa musore kugira ngo naza ataza kuri mucishamo asange ameze neza. Ariko igitangaje nuko mu byo kwitegura n'impeta yikuyemo ayishyira ku ruhande. Arangije avuga ati subu iyi myenda nambaye ntiri kunsabyara. Arangije nayo ayikuramo ajya kwambara agakanzu keza. Ako kanya umusore yese akomanga nuko umukobwa aza kumwakira. Arangije aramukingurira aramubwira ati bite ko watinze. Umusore aramubwira ati nahuye n'akabazo gatuma ninda ariko ubu ngubu nikiza ko nashima Imana ko mageze. Hanyuma bakira aho ngaho wa mukecuru yise aza basanga amusubiza avuga ati Jack bite. Jack aramubwira ati meze neza. Nuko Jack nawe atabwira umukecuru ati wambaye neza kabisa, akantu wambaye ni keza. Umukecuru yahise yivugishwa ati njye ndabona akantu nambaye gashaje. Nuko umukobwa aramubwira ati ariko mama buretse ko mu kanya umwenda wari wambaye uhinduye ukaba wambaye undi bimeze bite. Mama wa mukobwa aramubwira ati njyewe ariko nagombaga kwambara akenda mbona ari keza kamfasheho. Nuko umukobwa aravuga ati rero tugiye kwiga kandi turiga nk'isaha. Umukecuru aravuga ati nyuma y'isaha rwose ibyo kurya byo ndambitunganyije ntimugire ikibazo. Umukecuru asigaye avuga ati ubwo Jack abonye ko nambaye neza ubu ngubu rwose ibintu bigiye gucamo ntabwo reka ngende mbakoreye ibyo kurya. Bagiye kwiga nawe arangije ahita ajya mu gikoni ajya kubatekera nk'uko umukobwa yari yabimusabye. Baje aha ngaha baza kwiga, umukobwa atangira kubaza Jack ati se iki ngiki nicyo bitewe n'ibibazo yari arimo akosora. Jack akamubwira ati icyo wagikoze. Nuko akomeza kumwigisha amubwira ati ariko icyo ngicyo cyo ndi kubona atari D ati ahubwo ni A. Bakomeje rero gukora. Ako kanya bagiye kumva umukecuru ahamagaye Jack ati Jack ndashaka ko uza kumfasha. Ati ngende mufashe. Umukobwa aramubwira ati mama nta kibazo buriya hari ikiba kimugoye wagenda ukamufasha ahubwo nimba isoza bino bibazo ndaza kubwira uzi umusore. Umusore yashyize laptop hasi arangije ajya kureba wa mukecuru aho arimo arakorera. Umukecuru arimo arategura. Nuko umusore araza ati madamu Wilson nakwitabye. Umukecuru aramubwira ati ntabwo nitwa madamu Wilson jya umpamagara Ari. Ambwira izina ry'iyo rigeze ajya muhamagara. Nuko wa mukecuru aramubwira ati rero ndagira ngo mfashe ibintu bibiri byonyine. Icya mbere ndagira ngo umfungure kano kantu ati kuko njyewe nta mbaraga mfite ahubwo niba ufite imbaraga wagafungura neza kandi bigahita byihuta. Ati wabibonye ko uri umusore kandi umunyembaraga. Ati rwose aha ngaho ndakwemera. Ati ndabona waratangiye no kujya muri gym, waratangiye kujya uterura. Ati ejo bundi rwose uzaba uri umusore cyane. Nuko Jack aramubaza se ikintu cya kabiri ndi bugufashe ni ikihe. Ati icya kabiri rero ndagira ngo nyumvire uno muceri niba uryoshye umbwire ukuntu umeze. Umusore yariyeho arawutesitinga arangije aravuga ati uzi guteka kabisa umuceri uraryoshye. Nuko umukecuru amaze ati byanya by'umuceri uraryoshye ati cyane. Ati buriya rero ntabwo uyu muceri aricyo cyonyine kiryoshye muri uru rugo. Ati n'ikindi kintu cyiza kiryoshye kandi nzi noneho ati bitewe n'ukuntu uriyo uje hano ukuntu ndeba wareka ukangerageza ukareba. Ati nkakugerageza umuhungu asanga atunguwe. Nuko umukecuru arambwira ati sinabwiye ko se nanjye ndi mwiza nkaho meze neza nk'awa muceri. Nuko nabibonye. Nuko umukecuru arambwira ati se niba wabibonye wabwirwa n'iki ko ndi mwiza utabigerageje. Sinagira ngo byibuze ungerageze bwa rimwe ubundi ubone kubibona neza ibyo urimo uravuga. Nuko umuhungu aramubwira ati ubwo ibyo bintu numva byaba ari byo. Bakomeza kuganira
ashaka kubimwumvisha. Umuhungu ariko ukabona byamuteye isoni, ariko ukabona umumama we nta kibazo afite, ambwira ati ni umwanya mutoya ntabwo biza gutinda, ati rwose sinzi niba wabikunda. Umuhungu arambwira ati ntabwo mbyumva niba byaba ari byo. Umukecuru arambwira ati ariko bitekerezeho umbwire, ariko ndumva nta kibazo cyaza kubamo, ahubwo ikibura ni ukugira ngo byiyumvemo, naho ubundi nta n'ikintu kigoye kibirimo. Nuko umukecuru yahise ahamagara wa mukobwa ashaka kumutuma kugira ngo amubuzabuze, ubundi akomeze yinginge mu boyfriend wiwe, atangira mu testing nk'uko arimo abivuga, ashaka kumugerageza. Nuko umukobwa yahise aza aho bari arangije aravuga ati ko numva biri guhumura, ati watetse ibiryo byiza. Nuko mama we aramubwira ati ndatetse ibiryo mukunda, nzi ko mukunda, ati ahubwo nagira ngo ugende unzanire inyama z'inkoko hariya, ubundi uzane tuvange bihite duteka kandi biraza kuryoha. Ubwo umukobwa aramubwira ati nta kibazo. Mama aramubwira ati se kuba nakukura mu masomo aricyo bitwaye? Ati nta kibazo. Nuko umukobwa se wa muhungu ati se ubu ngubu twajyana? Umubere aramubwira ati oya, hari ibyo akiri kumfasha, we urijyana araza guma aha ngaha, ati ndaza kumuguha rwose, ndaguha igihe ubundi mube muri kumwe. Umukobwa yahise agenda nk'uko bari babivuganye, ajya kuzana ibyo yari bamutumye. Hanyuma umukecuru aravuga ati ubu ngubu nibwo mbonye igihe, atari ko humura ntabwo aza gutinda, natwe ntabwo turi butinda. Umusore yabitekereje aramubwira ati ariko ndi kumva atari igitekerezo cyiza. Umukecuru aramubwira ati si kubera iki? Ati nuko nita umukobwa wawe. Nuko umukecuru aramubwira ati ihangane rwose, kuba umuteta n'umukobwa wanjye ntabwo uvuze ko mukwambuye, ntabwo nshaka ko dukundana, ati ahubwo ndashaka ko njye nawe tuzatwihurira bisanzwe, ubundi umukobwa mugakomeza mugakundana, yewe uzanamutwara. Ubwo umusore yabitekerejeho asa nk'utsinzwe, usanga wa mukecuru mu cyumba akuramo inkweto, hanyuma urumva yari yamaze kubyemera, ahita akingaho kugira ngo bagire ibyo bakora, amutesitinga nyine nk'uko yari yabimusabye. Umukobwa ari mu nzira yaracekinze, asanga yibagiwe amafaranga mu ikofi, kuko ikofi yari ayifite. Arangije aravuga se ubu ngubu ndasubirayo, ariko birangira n'udasubiye kuko ntabwo ari kugura ibyo bamutumye, ntabwo ari kugura inyama z'inkoko bari bamutumye adafite amafaranga. Aza ahamagara ababwira ati nibagiwe ikofi, ndagarutse. Ahamagara mama, ahamagara Jack, kumbi bari bibereye mu buriri. Nuko mumera aramubwira ati uzi ko umukobwa agarutse, ati wagenda vuba vuba ubundi ukaba umwitsimbye mu kanya akaza kuza. Yaje bahamagara bombi, arangije arinjira, asanga mu mayeri ari mu rambwe. Se hari ikintu wibagiwe? Ati nibagiwe ikofi irimo amafaranga. Ariko se kuki waje mu buriri kandi urimo urateka, byagenze gute? Mumera aramubwira ati rero numvishe naniwe, maze igihe nkora cyane, ati nabivuze ati reka nze iminota mike ugiye mbe nduhukaho gato, ubundi nugaruka nongere neke. Nuko umukobwa amaze se Jack ari hehe? Ati Jack se sinzi ko yaje kukureba agukurikiye. Nyamara yaje agukurikiye. Hanyuma umukobwa yambwira ati nawe nabonye. Arambwira ati nyamara avuye ahangaha avuga ko aje kukureba. Nuko umukobwa yahise areba hirya abona inkweto za musore, arambwira ati rero ziriya nkweto sinzi ukuntu zaje ahangaha, urabona sinzi. Nuko umukobwa yambwira ati rero reka ngende ubundi ngura ibyo ngura vuba kugira ngo nze uteke nanjye nkomeze amasomo. Yamaze kugenda, wa mukecuru arambwira ati ewana yaradufashe, byari bigenze nabi cyane. Umusore arambwira ati ibintu nari nakubwiye ntabwo byari kuduhira. Arambwira ati nanjye ntabwo nari nzi ko ari buze kugaruka. Bakomeje kuganira, arambwira ati noneho umuhungu mwiza waza ukaza ahangaha, ati wa mukobwa wanjye yagiye. Nyuma y'icyumweru kimwe Jack baramuhamagaye, wa musheri we arambwira ati Jack bimeze neza, ati ndagukumbuye. Hanyuma arambwira ati ariko se usigaye wibagirwa ibintu ahangaha? Ati wibagiwe amasogisi. Ati n'imyenda yawe njya nyibona ahangaha, se usigaye wibagirwa ibintu ahangaha, byagenze gute? Nuko arambwira ati icyumweru gishize naje ahangaha nsanga wahasize imyenda, none ubu ngubu naje nsanga wahasize amasogisi. Jack arambwira ati uze gucekinga neza iyo niba ari ibyanjye. Ati nibyo ndabizi, kuko ibintu byawe ntabwo nabiyoberwa uko byari bimeze kose. Ati kabone ko urimo umuntu yabyo mba nyizi. Bakomeje kuganira ariko umwemeza buryo ki ibintu yabyibagiwe, ariko Jack arambwira ati ubwo sinzi ukuntu nabyibagiwe, ati nzaza kubifata ntaribi, nzaza gufata iyo myenda n'ayo masogisi. Nuko umukobwa arambwira ati ariko ugira ikibazo tuzabanza tubimese ubundi tubone kwizana. Hanyuma umuhungu akomeje kwigira nkaho atazi uburyo byahasigaye, atazi uburyo iyo myenda ye yahasize, kuko yarimo bimwemeza ko yahasize ku bushake.
bakomeje kubivugaho nuko arangije amubeshya ati ihangana muri kumpamagara ndaza kugira ngo mpamagare ko ari kugira ngo amucike ko bivuga nta busobanuro ufite bw'iyo myenda. Umukobwa yambwiye ati nta kibazo turaza kuvugana numara kuvugana n'uwo muntu. Umukobwa yarakubye n'umuhungu arakupa, hanyuma umukobwa asigaye atekereza se ni gute umuntu yazanga akasiga imyenda atabizi, ikikoze bino bintu ndaza kubyitaho. Asiga imyenda agasiga n'ibinanga, yakomeje kwirebera utuntu kuri TikTok, hanyuma areba utuntu tw'udupupe avuga ati jewe ndaza kubireba. Ubwo ngubwo ikintu yakoze yafashe kamera ahangaha araza ayesitara mu cyumba cya wa mukecuru cya mama wiwe, ariko kamera ikaba yari yihishe mu gipupe, araza agishyira ahangaha kugira ngo amenye ibyabo. Nuko iyo trick yari akoresheje yaje kumufasha uburyo azabibona. Nyuma y'iminsi mikeya mama we yaje ahangaha ambwira ati se urimo uriga? Umukobwa yambwira ati muri iyi minsi mfite amatesite, mfite ibintu by'ibizami byinshi bikomeye, ati rero ubu ngubu ndahuze cyane. Nuko yaganiriye aramubwira ati Jack muri iyi minsi araza kuza kumufasha kubera ko mfite ibintu byinshi byo kwiga. Ati rero Jack asize umupira ahangaha mu gihe gishize, mu cyumweru gishize, naramuka aje ahangaha uzamwibutse awujyane. Nuko umukobwa yahise agenda avuga ati reka ngire ikintu njya kwirebera, ngire ikintu njya kwicekingira. Umukecuru asigaye ahangaha avuga ati noneho ubu ngubu mbonye n'umwanya wo kugira ngo Jack naza tuzavugane neza. Yaje gucekinga ahangaha afata memory card iri muri kamera kugira ngo arebe ibyo yafashe. Nagusabaga rero ukande subscribe kandi ukande like kuri video yacu niba agakuru kakuryoheye, hanyuma uyisharinge n'abashuti bawe bagenzi bawe bose bagasharinge baduhe like. N'ubufasha bukomeye cyane wabukoze kugira ngo tujye dukora video zacu mudutere courage. Hanyuma yakomeje kureba ibyabaye, uburyo baje mu cyumba amufashe n'ibyo bakoze byose bari mu buriri, bimutera agahinda biramubabaza, aribaza se ibi bintu kuko birashoboka ibintu bibaho. Ariko nyine kubera ko yari yabifashe, amaze kureba video yaje basanga nuko aza batunganya avuga ati bimeze bite, nuko baramaze ati se ubite ubundi. Aravuga ati nta kintu njyewe nshaka kumvugana namwe, ati kuko ibyo bintu birashoboka kuba uryamana na boyfriend wanjye. Umurambwe ati ibyo bintu ko ari ubwa mbere mbyumvishe. Aravuga ati njye nabifatiye kuri kamera ntihagire uza kubihakana. Aravuga ati Jack nibaza impamvu yajyaga asiga imyenda yiwangaha, kumbi yabaga yikuyemo ubundi akayisiga ahangaha muri kuryamana. Hanyuma umurambwe ati ibyo bintu ndashaka ko tuza kubivugaho, nuko nta soni ukaryamana na mama wanjye uri boyfriend wanjye. Nuko umusore aramubwira ati rwose banza wumve musobanurire ukuntu byagenze. Ati bwa mbere ni mama wawe watangiye kubizana aranshukashuka bishyiramo. Nuko mama aramubwira ati ibyo ngibyo ntabwo njye wabizanye, bino bintu twabiganiriyeho icyumweru gishize, niwe watangiye kujya bizana, atangira kugenda ambwira ngo byakunda ko twaryamana. Nuko umukobwa yavuga ati ibyo ngibyo mubyihorere, rwose ndi kumva ari ibintu bitangaje, nabwo bwa mbere mbibonye, mufate imyenda yanyu. Yaranje ahita yigendera. Mama aramubwira ati ariko waba uhagaze waba aho ngaho tukaza tukabivugaho tukabiganiraho. Nuko umukobwa yavuga ati njye mundeke mpakire ibintu byanjye, ngiye mwarangambaniye, ntabwo naguma ahangaha, ntabwo nakomeza kubareba kandi mbizi neza ko mwangambaniye. Umukobwa yaragiye. Nuko umukecuru arabwira wa musore ati nawe va ngaho ugende, ibintu birapfapfana birangira nabi. Nuko wa mukobwa barigendeye.